Imana ishimwe. Reka rero dufate Bibiliya zacu kugira ngo twihute. Muri Mariko ibice bibiri, tusome ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 12. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu, benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'ahari, bamaze kuhapfumura bamumanuriramo ingobyi ihetswe n'icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo, biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyavuga atyo? Arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara, bahimbaza Imana baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Amen. Twabonye hano mu byanditswe byera inkuru z'abantu 4 bari bafite umutwaro ubaremereye. Uyu muntu birumvikana ko ashobora kuba ari umuvandimwe wabo. Bibiliya tubwira gusa ngo des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Yesu yaramaze kuvuga ubutumwa hirya no hino, agaruka rero kuri edikotasi ye yabaga Kaperinawumu. Kaperinawumu niho hari icyicaro cy'umurimo w'Umwami Yesu Kristo. Nubwo yagendaga mu bice bitandukanye, akajya mu bice bitandukanye bya Galilaya, akajya ni Yudaya n'ahandi, ariko amaherezo yagarukaga Kaperinawumu. Kaperinawumu wari umujyi uri hafi y'inyanja ya Galilaya. None umunsi ntabwo iri mu kamurumva, ndavuga ngo niho hakiri. Haleluya. Narahageze ninjira no muri sinagogi Yesu yakundaga kwinjiramo, hari Kaperinawumu. Ni ahantu ndangaburanga, ni ahantu bavizita abantu b'abaturiste iyo bagiyeyo, cyangwa abizera iyo bagiyeyo. Ni ahantu utavayo batakujyanye, kuko iyo sinagogi iravugwa cyane muri Bibiliya. Yesu rero arinjira mu nzu. Abantu teka iyo bumvaga ko yageze ahantu, bose bahitaga babwirana bakaza, kuko bazi yuko niba ari uburwayi baraza gukira, ndetse n'ibindi bitangaza Umwami Yesu yakoraga. Abantu rero baba benshi, kugeza aho n'imbere y'irembo hose hari huzuye abantu. Mu bantu rero baje harimo abagabo 4 babitubwiye, bari bafite umuntu w'ikirema, kuvuga ngo ntiyashobora kugenda, yari paralytique. Ni ukuvuga ngo baje bamuzanye muki, bamuzanye iki? Mu ngobyi. Kuvuga ngo ntiyashobora kwigenza. Noneho aho inzu iri nabo aho bageze hari intambwe nyinshi, kuko bantu bari buzuye, ntibari kubona aho banyura, kuko bashaka ngo bamuzane imbere y'Umwami amubone amukize. Kwizera kwabo kwababwira ngo turebe ukuntu twamugeze imbere namubona, kubera ko ari Umwami impuhwe, araza kumukiza. Ariko birabananira, babura ukuntu bari bupfumure mu bantu ngo babashe kwinjira mu nzu, ko Yesu yari mu nzu. Mu nzu hari abantu, hanze hari abantu, babura uburyo. None baravuga ati rero nta kundi byagenda. Mu Gifaransa bavuga ngo au grand mot
le grand remède. Indwara zikaze akoreshwa imiti ikaze. Ntabwo uvuza kanseri paracetamol. Baravuga ati rero ntabwo turi busubireyo, twaje twiyemeje ko tudasubirayo tumuhetse, ahubwo turi busubiraneyo ubwe yigenza, ndetse n'uburiri ari wajya kubwikorera. None bigira inama bati rero twagira gute tumugereho. Bavuga ati rero nubwo bidakorwa ariko habe icyaba cyose turacyemera. Mu gihe abantu bari baratangarira ibitangaza Yesu akora n'amagambo y'Imana avuga, kuko umuntu wese yirebagaho n'icyo acunganye n'umwami, ariko hariho n'abandi batazaga kugira ngo bagire icyo bavana mu mwami, ahubwo baje kumutega imitego. Abo n'abafarisayo n'abanditsi, bo bari bafite ikindi kibazanye kitari cyiza, ariko rubanda isanzwe bazaga kubera ko babona umwami Yesu Kristo ibyo batigeze babona, ari amagambo ye avuga atanga ibyiringiro, ari imirimo y'ibitangaza yakoraga, yose byatumaga abantu bose bifuza kugera aho ari. Noneho abo bagabo bane rero baga inama, bavuga ati rero nimba badufunga babigenda gute, ariko kino risque rien rien, tukirero ku risque rero tukora ibi. Ati rero mwebwe babiri muzamuke, twe turasigara kuri umurwayi wacu, umuvandimwe mwe muzamuke ara mupfumure iriya nzu. Barazamuka ku nzu y'abandi, bagera no ku mabati hejuru. Abandi baraho bumva Yesu, babona imirimo akora, n'abandi bari hejuru y'inzu batanga gusamura amabati y'inzu y'abandi. Bakora bati jya mbere. Abari mu nzu babona wenda n'amaplafo yari icyo gihe, babona umuco urinjira gutya, babona bavanye mu ya kabiri. Hanyuma ibi ni biki? Babandi ati ati babi ati baramurerekanya na cyakirimo barakizamura, bakigeza hariya hejuru ku mabati, batangira rero kureba uko bamumanura, rero batumbera ku birenge bya Yesu. Ikintu gitangaje ni iki, nta muntu yagiye kubafata, bose barebaga, ari ba nyirinzu, ari n'abandi bantu, bose bari baraho. Nta n'umwe yigeze avuga ati mufate bariya abantu ibyo bakora. Byose byarabaye babireba, nta n'umwe yigeze kubafata. Mwe ntabwo mubyibazaho, ninde wabujije? Imbaraga ziri mu mwami zirabafashe mpiri, kuko umwami bataranageraho yarabizi. Barakigeraho biga uko bari bumugezeho icyo kirema, yarabizi. Niyo mpamvu yafashe ibitekerezo, afata imitima y'abanyirinzu n'abandi bose baraho, bose arabafunga. Kubera iki kibazo, kubera ko uku kuri tutajya tumenya, nshaka kubasomera. Imana ishimwe. Ndio ndasitiwa context, sibyo? Nimba mwiregeza kubabwira, wana Bibiliya ntabwo ivuga ngo ni bangaye bazamutse gufumura inzu, nigenda byongerezeho navuze ni babiri, kuko ntabwo bari kure ko bamurekeraho. Ariko nuje gushaka muri Bibiliya ibyo navuze, bibiri kuvuga gusa ko bari abagabo bane ariko bamaramaje. Imana ishimwe. Dore iri jambo hari igihe tutanayitekerezaho. Mu Bafilipi ibice 3:21, iri ni ijambo rikomeye tukwiye kumenya. Uzahindura umubiri wo gucishwa bugufi, cyangwa uhere 20 ngo phrase yuzure. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azamva ari we mwami Yesu Kristo.
uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Afite imbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Ese ijambo muri ururimi rwaryo? Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Assujettir iverbe cyangwa inshinga mu gifaransa ni ukuvuga cyose. Assujettir quelque chose ou quelqu'un, c'est le mettre sous ton pouvoir. Nuvuga ngo iyo bavuze kwigandurira mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo buri kintu cyose, iyo bavuze byose ni byose nyine, ari abantu, ari amadayimoni, ari imvura, ari imiyaga, buri kintu cyose n'ibihe n'amacirconstance, ngo afite imbaraga zo kwishira munsi y'ubutware bwe. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Izi mbaraga afite zo kwigandurira byose nizo zatumye ba nyir'inzu n'abari baraho badahaguruka ngo bafate bariya bagabo. Nizi mbaraga afite zo kwigandurira byose. Mu ijambo rimwe, il maîtrise tout. Byose biri munsi y'ububasha bwe. Tugaruke rero kuri cya kirema rero. Barakimanuye bakigejeje imbere y'umwami Yesu. Yesu nimba rero aravuga, arahagarara, nako arahagarika ibyo yari arimo, nimba rero arigisha, noneho ngo abonye kwizera kw'abo bagabo, ngo Jésus voyant leur foi, abonye kwizera kw'abo bagabo, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ngo tes péchés sont pardonnés. Ngo arebye kwizera kw'abo bagabo bane, aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Nashamba bazi mwibaza ko bavuze amen abo bagabo? Ingorane zabo nizihe? Nibaza ko nta amen bavuze kugeza abo ntarakemura ikibazo cyabo, sibyo? Noneho abafarisayo n'abanditsi bari baraho babo bumvise ibyo avuze, kuko mu Bayuda bazi ko ufite ububasha bwo kubarira ibyaha n'Imana gusa. Ngo mu mitima yabo baribwira ngo uyu ninde yigeranije n'Imana, il est en train de blasphémer. Mu kinyarwanda bavuze gute blasphémer? Ariya umurongo wa karindwi. Ni iki gitumye uyu avuga atyo arigereranije? Urumva mu bisanzwe kinyarwanda ngo arigereranije. None blaspheme ni ikintu gikomeye cyane. Blaspheme ni amagambo ni nk'iyo gutuka Imana cyangwa gusebya Imana, kuyambura icyubahiro, prerogative zayo, ububasha bwayo, niyo blaspheme. Wabyumvise? Ntabwo ari kwigereranya gusa. Blaspheme ni ikintu gikomeye cyane mu Bayuda ndetse no mu zindi madini. Iyo bavuze blaspheme ari igihe umuntu bamucira urwo gupfa. None aba rero banditsi baravuga ati, abo n'abakuru b'idini ry'Abayuda baravuga ati, uyu muntu yambuye Imana icyubahiro cye, ni umuntu ariko yihaye prerogative z'Imana, yihaye ubutware bw'Imana. Ngo Yesu amenya ibyo bibwira mu mitima yabo, ahita ababwira amagambo, arababwira ngo soma 8:9. Umwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira uti byuka wikorere ngo byawe utahe? Amen. Yesu arabwira ati, kubera iki mwiburanya mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe?
igisanzwe ni iki? Ni ukubwira iki kirema ngo ibyaha byawe, ni ukubwira umugabo uti ibyaha byawe urababariwe, cyangwa ni ukumubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe utahe? Amen. Ni ikibazo. Si kuri mwebwe icyoroshye ni iki? Abaza abo banditsi. Aba ntabwo ari abantu basanzwe mubimenye, mu idini ry'Abayuda barakomeye. Ngo icyoroshye ni bimvuze ngo ibyaha byawe urababariwe, igisanzwe. Cyangwa ni ukubwira ngo ikorere uburiri bwawe witahire. Ako kanya rero arababwira ku murongo wa 10, ko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha, nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Amen. Amen. 12. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Amen. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Hano iri somo riratwereka ko Imana uko ireba situation siko tuyireba, uko ireba ibintu siko tuyireba. Kuri bo abo bagabo bazanye icyo kirema, no ku bandi bose baraho, ikintu gikomeye kwari uguhagurutsa ikirema. Kuri bo igitangaza ni kiriya cyuko ategeka ikirema kigahaguruka kigenza n'amaguru yacyo. Ariko priorite ku Mana ntago byari ibyo, kwari kumuha imbabazi, kwari kumuha ibambe, kwari kumuha agakiza ku bugingo bwe. Mu buzima bwacu hari ibintu byinshi dushira imbere, ariko ntabwo ari by'Imana ishira imbere. Umuperezida wa Amerika wa 34, umuperezida wa Amerika agira 34, yitwa Dwight Eisenhower. Uyo Dwight Eisenhower yari umuntu azwi gukoresha umwanya we neza. Hariho umunyabwenge yakoze icyo bita cadran de gestion du temps. Ni ukuvuga ni ahantu hane yakoze, aho igice cya mbere tuvuga iyo carré, akandika ati ibi ni urgent, birihutirwa. Iya kabiri akandika ngo ibi ni important, ni by'ingenzi. Icya gatatu akavuga ati ibi birihutirwa kandi ni by'ingenzi. Hanyuma icya nyuma, ibi ntibyihutirwa kandi si by'ingenzi. Ngo ibyo rero umuntu akagenda ashiramo mu bintu byose agambira, akareba aho ashira ibyo ashaka gukora. Uriya rero Eisenhower, uriya perezida wa Amerika, byari n'umugeneral, 34e président des États-Unis, bamuziho gukoresha neza iyo cadran ya gestion y'umwanya. Icyo bitubwira niki? Hari ibyo twebwe dushira imbere byakabaye inyuma, ari n'ibyo dushira inyuma byakabaye imbere. Ni ukuvuga ngo hari ibintu important, ibintu by'ingenzi, ariko byo si byo dushira imbere, ahubwo tugashira imbere ibyihutirwa. Ari n'ibyihutirwa kandi ntabwo ari iby'ingenzi. Hariho n'iby'ingenzi bitihutirwa, ari n'ibitihutirwa kandi nibe n'iby'ingenzi, nk'uko iyo cadran ibivuga.
ni ukuvuga ngo rero imana ifite kadra yayo, imana ifite aho ipanga ibintu ikavuga iti ibi ni essentiel. Urana kuri iyo kadra twavuze na essentiel irimo, harimo important na urgent, na important et urgent, non important non urgent. Ariko imana ifite uko ipanga ibintu. Mbere na mbere hari ibyo imana yita essentiel. Essentiel ni ukuvuga iki? Amazi ni essentiel. Essentiel ni ikintu iyo kibuze ubuzima burahagarara, nicyo bita essentiel. Bavuga ngo l'eau est l'élément essentiel à la vie. Ngo amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane kitabura, kuko kibuze ubuzima bwahagarara. Imana rero ifite ibintu yita essentiel. Mubona ko harimo ijambo essence. Ari ibintu Imana nayo yita important, by'ingenzi. Hari n'ibyo Imana yita byihutirwa, hari n'ibyo Imana yita n'iby'ingenzi ariko ntabwo byihutirwa, hari Imana yita ko bitari by'ingenzi ntago binihutirwa. None tugaruka kuri cya kirema, nitureba muri icyo gicapo cy'Imana ukuntu ipanga ibintu, kuko Yesu atatangiye guhagurutsa ikirema kandi ari cyo cyatumye bari abantu bamuzana. Kuko Yesu atahereye gukemura ikibazo cyabazanye, kuko ikibazo cyabazanye ntabwo ari ibyaha, cyari ikibazo cy'uburwayi buriya cy'uburema. Ariko Yesu yatangiriye kubabarira ibyaha, ataragira icyo akora ku kibazo cyabo. Amen. Kuko Yesu ni Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko Yesu azi yuko ariho abantu bazima bagenda n'amaguru yombi badafite ikibazo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana abo bantu ntibafite l'essentiel, ntibafite icyo bakwiye kuba bafite. Mu ijambo rimwe bararwaye kandi barapfuye. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Nuvuga imbere y'Imana nubwo bibabaje kondisiyo ya muntu yararimo, amen, yo kuba adashobora kwigenza akarusha n'abavandimwe kuguma bamuheka bamuterura mu ngobyi, ariko imbere y'Imana uretse iyo kondisiyo yuko afite uburema, ariko ntabwo abazima bigenza n'amaguru yabo, amen, bafite ikintu cy'ingenzi cyane uriya muntu adafite. Ni ukuvuga ngo uriya muntu nimba ari umunyabyaha n'abandi bose bafite ibyaha, kandi imbere y'Imana ikibazo cyane gikomeye icyo Imana yita l'essentiel ku nyoko muntu, amen, ntabwo ari uburwayi gusa, ntabwo ari ubukene gusa, ntabwo ari kubera ko umuntu afite ibibazo runaka. Ikintu cy'ingenzi Imana ishaka gukemura mbere ya byose nuko umuntu ahabwa agakiza k'ubugingo bwe. Akazi ni ak'ingenzi, kugira inzu ni iby'ingenzi, sibyo? Kwiga ni iby'ingenzi, ibintu byose mu buzima bw'abantu ni iby'ingenzi. Ndavuga ibintu bakena mu buzima bwabo, ariko ntabwo ibyo ari l'essentiel. C'est important mais ce n'est pas essentiel. Kubera iki? Kuko hari n'abatabifite kandi ntago bapfa, bariho. Ariko imbere y'Imana udafite imbabazi zayo, amen, utahawe ubuntu bw'Imana, Imana ivuga ko ibyo yatunga byose kabone nubwo byaba important, kabone nubwo byaba ari by'ingenzi, ariko icy'ingenzi kiruta ibindi by'ingenzi ntacyo afite. None imbere yanjye ni ingorwa. Imana yashatse mbere na mbere gukemura ikibazo cya mbere umuntu akwiye gukemurirwa. Uje imbere ya Yesu ngo ndashaka amafaranga, ndashaka akazi, ubushomeri umereye nabi, Imana ntabwo ivuga ngo ntabwo bikenewe, ni important, birakenewe. Ariko nimba utarabarirwa ibyaha nayo irakubwira iti rero wakamenye icyo wabanza kunsaba.
mashimeje ku mwami Yesu Kristo. Icy'ingenzi rero muri ahantu twasomye, icy'ingenzi Imana ishaka kutubwira nuko tukwiye buri muntu wese kwibaza uko apanga ibintu mu buzima bwe, ibyo yita by'ingenzi, ibyo yita byihutirwa, uko upanga ibintu wowe, kubera ko ikintu umuntu yitangira aho umwanya ni ikintu aha agaciro. None nimba kuri wowe kuva mu bushomeri aricyo kintu uyu mwanya ubona cy'ingenzi kurusha ibindi, ni byiza, ni byiza yuko bikemuka. Nimba wibaza ko kutunga inzu aribyo bintu byiza rwose, mvuye mu bukode nicyo kintu numva cyangwa amahoro nkagubwa neza, ntabwo ari bibi, ni byiza. N'indi mishinga yose dushobora kuba dufite, ariko imbere y'Imana ntabwo muri murareba ibintu kimwe. Uriya muntu w'ikirema, ikibazo yari afite n'abavandimwe be n'abamukunda nuko ava hariya yamugurutse yigenza n'amaguru ye. Icyo nicyo cyari ikibazo cyabo. Ariko kumenya iby'agakiza k'ubugingo, agakiza k'iteka k'ubugingo, ubugingo buhoraho binyura mu nzira yo kubabarirwa ibyaha na Yesu Kristo, ibyo byari kure yabo. Icyo cyari ikibazo cyabo. Ariko imbere ya Yesu ababonye, ntabwo yigeze avuga ngo guma gutyo nta kibazo. Azi ko akeneye gukira, azi ko yaje kugira ngo yikorere indwara zacu, yaje kwikorera ubumuga bwacu. Haleluya. Ariko ikintu cy'ingenzi cyazanye Yesu, amen, ni isoko y'ibibazo byose, kugira ngo indwara zibe ku isi, kugira ngo ubukene bube ku isi, kugira ngo abantu batangire gupfa, byatangiye ikintu cyitwa icyaha. Rero umuzi Yesu Kristo, haleluya, ari ikintu bita root causes. Ni ukuvuga ngo umuzi utera ibindi byose kubaho. Nimba hari ikibazo, hari umuzi wagiteye. Amen, haleluya. Root cause y'ikintu, la racine du problème. Yesu rero ntabwo aje gusa kugira ngo adukize ingaruka z'icyaha, yabanje kuza kugira ngo akemure icyabiteye. Uko mbere yuko indwara ziba, urupfu ruba, ubukene ruba, inzangano n'ibiki byose, habanje kuba icyaha. Icyaha rero niwo muzi w'ibindi bibazo byose. Yesu rero yaje ngo ajye ku muzi, kandi nta n'umwe ashobora kujya ku muzi w'ibibazo byose atari Yesu Kristo wenyine. Uriya muntu iyo avuga ati mwana wanjye ikorere uriwe witahire, iyo abanza kuriya cya kabiri, yari gukira koko, sibyo? Ariko ubuzima bw'abantu ni bugufi. Nubwo yari gukira agenda n'amaguru ye, ariko amaherezo azapfa. None napfa azajya he? Murabona? Yesu rero abanje icy'ingenzi. Iyo umuntu ari ikirema, afite agakiza, yarabariwe ibyaha bye, n'umuntu afite ingingo ze zose nzima, umubiri uzira umuze, adafite agakiza, atabarirwa ibyaha, imbere y'Imana uriya w'ikirema, yego icy'ingenzi cyo gukira ntacyo afite, ariko afite icy'ingenzi cyane, kuko afite agakiza. Uriya nawe afite ubuzima buzira umuze mu mubiri, ariko ntarabarirwa ibyaha, nta gakiza afite iby'ingenzi. Mbabarire nabuze uko mbigira mu Kinyarwanda, uvuga ngo important essentiel. Turaho banyubise, important na essentiel biratandukanye. Banyubise, quelque chose pourrait être important mais sans être essentiel. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana rero iratandukanya ibiri important n'ibiri essentiel.
ni ukuvuga ngo uriya muntu w'ikirema yarakeneye gukira agataha mu rugo rwe ari muzima yigenza. Ça c'est important, tubyite ko ari by'ingenzi nimba twabyita gutyo, ariko ntabwo yari gutahana l'essentiel, kuko yari gutaha afite ibyabye kandi ibihombo by'icyaha n'urupfu. Amen. Yesu rero kuko ataje kuzanywa no kuduha l'important gusa, yaje mbere na mbere kuduha l'essentiel, yaje kuduha ikiruta ibindi kuba icy'ingenzi, imbabazi z'ibyaha z'ubugingo bwacu, kuko handitswe ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Amen. Bibiliya avuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atakibaraho icyaha, uwo ni wahiriwe. Amen. Haleluya. Mbere yuko njya ku musozo, nashaka umuntu wese umwanya atekereze kuri gestion y'ubuzima bwe. Kuri wowe wumva icyo wumva ukeneye ni iki Imana yagukorera cyatuma wumva ko wuzuye, ko byose bihari. Mufate umuntu tumubitekereze. Amen. Kuko umuntu wese hano afite icyo ashaka, si byose? Bitekereze kandi umenye ko uyu Yesu Kristo asomana mu mutima, arabona n'ibyo utekereza. Nk'uko bari abanditsi ntago bayimubwiye ngo babyibwiye mu mitima yabo, ariko Yesu arabimenya ibyo batekereza. Niki wumva ukeneye wowe kugira ngo ube une personne accomplie, ube umuntu yuzuye, ati rwose nduzuye ndujuje. Muvuga umuti kugira ngo mbe umuntu wuzuye kandi wujuje. Wumva ukeneye iki wowe? Ntabwo murakoze, ntabwo dutandukanye n'abariya abantu b'icyo gihe, ntabwo dutandukanye n'abariya bazanye kiriya kirema. Wagize kuko natwe iyaba umuvandimwe wacu yari kuba kiriya kirema, natwe twari gutekereza nkabo, ati mwami turagiye udukirize umuntu. Siko bimeze se? Iyo umuntu afite ubukene, kuri we aba yumva ko ikintu gikomeye cyane Imana yamukorera nuko yamuvana mu bukene. Si byose? C'est normal. Amen. Ntacyo hakirimo. Ariko ikibazo ni iki rero? Niki Imana ishaka kutumenya uyu munsi? Amen. Reka tubaye dusome hariya muri Zaburi 32 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'Iteka atabara nko gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Amen. Amen. Uni Dawidi abivuga, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Kuri Dawidi nk'umuntu afite umwuka wera aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka atakibaraho icyaha, umuntu wababariwe. Ntabwo bavuga ngo hahirwa umuntu agifite amaguru abiri, niko bavuze? Ntabwo bavuga ngo hahirwa umuntu agifite amaboko abiri n'amaso abiri, kandi byose ibyo ni iby'ingenzi. Ntabwo bavuze ngo hahirwa umuntu yarundanije amafaranga yose nk'awa mutunzi w'umupfapfa, ngo byose ngo ibigega biruzuye n'ibiki byose n'imivure tusa, ngo umutima wanjye nezerwa, ufite ibizagutunga ubuzima bwose. Yesu yavuze ngo ni umupfapfa, ko ngo muri iryo joro Imana yaramubwiye ngo wa mupfapfa we, iri joro nyine ubugingo bwawe urabwakwa, none ibyo warundanije bizaba ibyandi. None ikibazo ni iki? Kuki Dawidi atavuze ko umuntu ahiriwe ari umuntu afite biriya na biriya na biriya na biriya muri ibi bintu twebwe tuha importance cyane byo mu isi, ibyubahiro,
imitungo, ibitinyiro muri sosiyete n'ibindi. Kuko Dawidi avuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atakibaraho icyaha, hahirwa umuntu yababariwe niyo mu ijuru. Kuko yavuze gutyo, ni ukubera ko niyo ndunduro yanjye rero. Muberiza, iyo Yesu akubabariye ibyaha byawe, amen, iyo Yesu akubwiye ngo umwana wanjye ibyaha byawe urababariwe, nka biriya yabwiye iki kirema, amen. Iyo Yesu akubwiye ngo umwana wanjye ibyaha byawe urababariwe, ngugiriye ubuntu, ndagutsindishirije. Urazi yakubwiye gutyo, ni ukuvuga ngo abaguhaye ubutunzi bwose Imana yari ifite kuri yo ku bwawe. Bivuga ngo iyo avuze ngo umwana wanjye ibyaha byawe urababariwe, nkugiriye ubuntu, nguhaye agakiza, ndagutsindishirije. Ayo magambo yose ni ijambo rimwe, imbabazi z'Imana. Iyo avuze gutyo akaguha imbabazi umwami Yesu, murabizi icyo nicyo yise ko ari cyo kintu gihambaye. Kuko yababajije ngo ese ngo igikomeye ni ikihe? Ni ukumubwira ngo ibyaha byawe urababariwe, cyangwa kugira ngo ikorere uri bwawe witahire. Yesu rero abereka échelle de valeur y'Imana. No, Imana ikubabarira ibyaha, haleluya, ukaba uri no mu bushomeri, ikaba yakubwiye umwana wanjye ibyaha urababariwe, na biriya bindi kuri yo ngo ni cyoroshye. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Imana rero bijya bibabaza kuko tuyizanira ibintu, amen, kuri yo byakaje nyuma. Ibi ni by'umwami Yesu yashatse kwerekana hano. Nimba jyewe nzi ko Imana yambabariye ibyaha muri Yesu Kristo, haleluya, yavuze ngo François ibyaha byawe urababariwe, ngwaye ubuntu bwanjye, kuko mwumvise byose byaturutse kuki? Ngo yabonye ukwizera kwabo. Nuvuga ngo ukwizera kwacu muri Yesu Kristo, umurimo yakoze nawe identité uko ari umwana w'Imana, uko kwizera mbere na mbere kutwinjiza muri l'essentiel Imana idufitiye, kutwinjiza mu cy'ingenzi kiruta ibindi, mu mbabazi z'Imana. Ngo twakijwe kubw'ubuntu binyuze mu nzira yo kwizera. Iyo tumaze kwizera rero Yesu Kristo n'umurimo yakoze, haleluya, icyo gihe bibanza kutwinjiza kuri l'essentiel, bitwinjiza ku cy'ingenzi kiruta ibindi, imbabazi z'Imana. Imaze rero kuduha imbabazi muri Yesu Kristo, biriya bindi twita ko bikomeye, amen, gukira indwara, kuvanwa mu bukene, kubona akazi, imigisha yo mu isi nubwo nayo ari ingenzi, ariko ibyo byose Imana ibyita ko kuri yo nibyo bintu byoroshye cyane. Ati iyo nkubabariye ibyaha ukwiye kumenya ko n'ibindi byose nabiguhaye. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atakibaraho icyaha, hahirwa Uwiteka ababariye ibyaha. Uwo ni umuntu ahiriwe. Kubera iki? Kuko afite amahoro n'Imana, ntabwo akibarwa mu banzi b'Imana, ahubwo abarwa mu bana b'Imana, mu bafitiye uburenganzira ubutunzi bw'ubwami bw'Imana. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi cyane byagakoretse mu buzima bwacu tubanje kwakira l'essentiel y'Imana. Rimwe kera tuyo turasengera umuntu ari Burundi, hanyuma tugasenga ibintu nibihinduke. Yari afite uburwayi. Noneho icyo Imana yaratubwiye ngo ibyo byose nshaka kubimukuraho, byose nshaka kumutabara, nshaka kumukiza.
ariko icy'ingenzi kuri jye ntacyo afite. Timubanze mubwire yatura ibyaha bye. Wabise? Na niyo mpamvu iyo tugiye gufasha umuntu, mbere na mbere ntabwo dukwiye kujya kwataka ikibazo cye. Tukwiye mbere na mbere kureba icyatuma agira amahoro n'Imana. Tukwiye kumuyobora mu nzira yo guhabwa imbabazi. Kuko namara guhabwa imbabazi, biriya bindi twita ko bikomeye biroroshe cyane. Uwo muntu rero tumaze rero kumufasha kwatura ibyaha bye, na cya kibazo cye cyahise gikemuka. Uyu munsi rero murabizi ko muri iki gihe turimo mu rwego rw'isi, mu byerekeye ubutumwa bwiza, biragoye abantu muri misi kwihana. Sinzi ko wari ubizi ayo makuru. Wari uyazi? Ntabwo wari ubizi? Abantu b'iki gihe, kubera iki? Murazi impamvu? Kuko nibyo bihe Imana yavuze bizabanziriza kugaruka kwa Yesu. Abantu bazafite imitima inangira nk'amabuye, bikomeye nk'amabuye. Yewe, soma Timoteyo 2 ibice 3:25. Spirituel mu buryo bw'umwuka hari imbaraga zabosha imitima y'abantu. Wabizi? Ntabwo abantu bagifite imitima nk'abantu ba kera. Uyu munsi iyo ubona umuntu yihannye nyakwihana by'ukuri, ni ingume. Barahari ariko ntabwo ari benshi. Ibyo bitera repentance. Ese kwihana ni iki kwanza? Tubane tubisubiremo. Ndiyo ndasoza. Ni revision. Mu kigiriki yitwa metanoia. Ni uguhinduka mu bitekerezo no muri direction. Mu gihe nta guhinduka guhari, nta kwihana kuba guhari. Muri iki gihe biragoye cyane. Kubera iki? Kuko abadayimoni baramanukiye abantu, noneho bafunga imitima y'abantu, mu buryo abantu bari mu cyo bita relativisation de la vérité. Kuko turi mu cyo bita ngo le monde post-vérité, post-truth. Ikibazo komeye ni ukuvuga iki? Iyo concept post-truth cyangwa post-vérité ni concept nshasha. Ivuga iki? Iravuga ko abantu b'iki gihe cy'iherezo bashaka ibintu bishashagirana, ntabwo bashaka profondeur. Wabizi? Bashaka ibintu by'ako kanya biraho, ibintu bisakuza gusa, nta profondeur bafite. Uyu munsi ni terme iri en vogue, iravugwa ku isi yose ko turi mu isi post-truth, post-vérité. Abantu bagishaka vérité, bashaka biri hejuru gusa. Wabizi? Amen. Ngo turi mu isi post-vérité, post-truth. Nta kuri kugihari, ahubwo turashaka ibintu biri superficiel, ibintu byo hejuru. Ni bake uyu munsi iyo babwijwe ukuri kuri bo, ni bake babyemera. Ahubwo wa muntu wabwiye ukuri baramwanga. Abantu bashaka umuntu abashuka kabone nubwo bamenye ko abashuka. Cyo kibazo gikomeye cyane. Abantu ntibashaka ubabwira uko bameze, barashaka ubabwira ibinyuranye n'ibyo bameze, bibe byiza gusa, bibagushe neza. Kubera iyo urwaye rero nta kwihana nyakuri kuboneka. Kuko kwihana ni kuvuga iki? Ni ukwemera muganga w'imitima agasatura, yamara kubaga akakwereka amashira, ati dore umutima wuzuye amashira, ariko ntabwo nshaka kupfa, ariko unyemerere nkande hanyuma nkuvurire umutima. Uwo niwo murimo w'ubutumwa bwiza. Ariko abantu b'iki gihe ntabwo bashaka kumva ukuri kabone nubwo bazi ko ariko kuri. Muribuka indwara y'uwitwa Ahabu? Indwara yari iyihe? Umwami mugenzi we w'Ubuyuda Yosafati arambwira ati rero urugamba nshaka kugufashamo tujye kurwana, tubanze dusobanuza Imana. Ati zana abahanuzi n'abahanuzi.
azana abahanuzi be baraza ngo abarya ku meza ye n'umugore we. Zatinya abahanuzi nk'abo barira kuri zo meza, bafite audience ahantu hakomeye. Baraza bakigera hariya, jewe barigiye njye ni represent abo bagabo b'abahanuzi ba Ahabu na Yezabeli, kuko baryaga ibiryo by'umwami bire bivuga ngo barira ku meza ya Yezabeli. Hari bigabo bifite amadagera hariya n'ibikanzu bitagize. Baraza bati umwami arabashaka, none se ugaza ko yagenda se tudahari. Baraza bagitungariye batarakuzura rero, apana muka wera, baravuga mu ndimi hari indimi z'abadayimoni nazo. Hanyuma ati tubwire, turashaka kujya gutabara ku rugamba Galiyadi, tuyigaruke mu butwari bwa Isirayeli, tugende tuzabwa insinzi cyangwa? Ati Nyagasani, ati insinzi tabaye yawe se n'undi yagira insinzi. Ati mugende rwose, insinzi ni yanyu. Wa mbere uwa kabiri bose baba bamaze kubyumvikanaho. Noneho Yoshafati yarafite umuka wera ko akomoka mu nda ya Dawidi. Amen. La vraie lignée royale. Aravuga ati ariko se yego abahanuzi numvise ibyo bavuga, nta wundi se waba uhari? Itavuga ngo nta wundi Uwiteka, umuhanuzi w'Uwiteka hari? Ngo hariho Mika. Dore rero uburwayi bwa Ahabu, ngo hari ikindi kigabo cyitwa Mika, ngo nacyo ni igihanuzi cy'Uwiteka, ngo icyo nyangira ntawo kijya kimpanurira ibyiza. Nimumva se? Bazamugeza bati se wowe ijambo ry'Imana rikoze ku bubi bwawe ubifatamo gute? Ijambo ry'Imana rikoze ku bubi bwawe ubifatamo gute? Ngo ntabwo kiriya kigabo kijya kimanurira ibyiza. Yoshafati kuko yubahaga Imana, ngo nacyo naho fa kumuhamagara. Barahamagara Mika araza. Ageze aho nguko Satani abyigenza igihe cyose, iyo bita puissance d'intimidation. Ntacyo arahanura, nibaramubwiye mama wamamagaye, aha batangiye kumuintimida. Atumva rero we Mika, wumvise ibyo abandi bahanuye babikubwiye muri yari hanze, uhanure nkabo. Mwanyuze Mika aravuga ati ibyo Uwiteka ari bushire ku rurimi rwanjye mu kanwa kanjye nibyo ndi buvuge. Kabone nubwo byakugwa nabi, ariko byitwe ukuri mu ijuru. Ale uzavuga bati reka tumumve. Mika ahanura ko bagiye ku rugamba aho bazagwayo. Nanze kujya mu madetaye inama zabaye mu ijuru, sibyo? Imana ikavuga ngo ibyaha bya Ahabu bimaze kurenga urugero, ninde wagenda gashukashuka Ahabu ajye ku rugamba gweyo? Ndio ndarezima. Hanyuma Ahabu abwira Yoshafati, sinakubwiye ikigabo ntikiyaga ikimanura ibyiza? Ahita ahamagara rero abasirikare be, ati mumutware muri gereza, mumugaburire agatsima k'amafuti n'utuzi kugeza aho nzagarukira. Mika baramuteruye. Abantu bishimira guterura gusa. Baramuterura, bamuboha, bamuterura amaguru adakora hasi, agenda ahanura. Agenda ati nubwo wanze kumva, nubwo ugiye kumfunga, ariko ubimenye nugaruka amahoro Uwiteka azaba atavugiye mu kanwa kanjye. None niyafire ku rugamba? Okay. Ntuzagira indwara ya Ahabu, uzajye unezerwa n'icitwa ukuri. La vérité blesse mais elle guérit. Ukuri kurababaza ariko kuba kwemera kuravura. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. None mu kusoza, wumvise ko Imana ifite icyo yita l'essentiel. Twavuze ko ikintu giri essentiel ni ikintu iyo kibuze byose birahagarara. Amazi nabura
ubuzima burahagarara. Ni ukuvuga amazi ni essentiel, ni ingenzi cyane. Uyu mwuka nubura turapfa, umwuka nawo ni essentiel. Amen. Iyi myenda nambaye ntabwo ari essentiel, ariko ni important, ni ingenzi ko nambara. Singwe nambaye ubusa. Imodoka, inzu, iki byose nimba atari amarari nabyo ni important, ce n'est pas essentiel. Mbere y'Imana rero essentiel, iki Imana ibiki umuntu wese inyoko muntu, nuko agera ku munsi Imana izamwaturaho imbabazi zayo. Ririya jambo Yesu yavuze ngo mwana wanjye ibyaha byawe babariwe, icyo nico essentiel. Imana iguha imbabazi biroroshe kwigukiza indwara. Imana iguha imbabazi biroroshe kwiguha akazi. Imana iguha imbabazi biroroshe kuneshereza abanzi. Imana iguha imbabazi biroroshe ko n'indi migisha yose ukeneye yiguha. Kuko iyo umuntu aguha l'essentiel ntiyakwima l'important. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Iyo umuntu aguhaye icy'ingenzi cyane ntiyakwima iby'ingenzi. Sibyo? Reka nagize kuri ibi. Jewe ninkugurira inzu, kandi urebe ikibazo cy'abantu, ushobora no kumugurira inzu ntashime ngo yamugurire ahantu habi, ngo manegeka. Uvuge muti turagoye. None ninkugurira inzu nta deni ngufitiye, nkakugurira inzu. Hari abantu bibigira buri nkakugurira inzu. None se ninkugurira inzu nashaka kubaza, igare nari kwima kubera iki? Kuko sinaguha iki giciro kinini hanyuma ndeke kuguha iri. Vuga ngo ninkubwira ndagura inzu kandi nahigurira, biroshe cyane ninkubwira ngo nzakugurira n'imodoka, nzagushomeshereza abana, murabyumva, nzabarira amashuri, biroroshe. None Imana iguhaye imbabazi, Dawidi akwita uhiriwe, kubera ko biriya bindi byose dushaka ni inyongera. Tunamike imitwe yacu, tekereza rero ku buzima bwawe. Ese wararonse icy'ingenzi cyane Imana ikwifuriza? Ese imbabazi z'Imana zakujeho? Urafite agakiza? Wariyunze n'Imana? Ibyaha byawe muri isaha warabibabariwe? Ese nago gitunga umutima wigomeka ku Mana, kukuri kw'Imana? Nimburaha ukaba utarahabwa imbabazi na Yesu Kristo, ukaba utarabwira mwami mbabarira ibyaha byanjye, ukaba utarumva ko imbabazi z'Imana zikuriho, zamura ukuboko kwawe tugusengere. Zamura ukuboko aho uri, Imana ishimwe. Zamura ukuboko kwawe. Haleluya. Mwe bazamuye mugire gutwara muze hano imbere, muze mwami Yesu arabahamagaye. Wazambuye wese naze hano, naze hano. Murava hano Imana ibahaye icy'ingenzi cyane, bizaba byoroshe ko ibaha n'ibindi. Nariya nabonye wazamuye, nugira isoni we wazamuye ngwino hano imbere, kuko Yesu yakubonye aragushaka. Ngwino. Turagutegereje. Imana ishimwe ku bavandimwe bari hano, bihangane gato. Nashaka kubabwira muri we musigaye mu ntebe zanyu. Umviriza.
ibi mbivuze mu izina rya Yesu. Ikibazo cyose waba ufite ubu, uvuga uti cyose, ikibazo cyose waba ufite ubu, Yesu nakwaturaho imbabazi nka kuriya yabigize kuri cya kirema. Ibyo bibazo byose uko byitwa kose, nimba ari n'abantu wagiyeho bikabananira, ntabwo uza kumenya uko Yesu abikemura. Kuko iri jambo ni ukuri. Aravuga ngo icyoroshe kuri we ni ukumubwira ngo ikore uburiri bwawe witahire. Kuko icy'ingenzi ni kiriya yabanje ngo umwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Abantu benshi rero iri trembare riri casserole bagenda bakurura ibyaha byabo nako ingorane zabo kuko batihana. C'est tout. Ntago bahindishwa umushitsi n'ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana igatira tena rero ijambo rya kabiri ngo ikorere uburiri wawe witahire. Ikorere uburiri bwawe witahire bikurikira mwana wanjye ibyaha byawe urababariwe. Nimba ibyaha byawe utarabibabarirwa, ijambo ngo ikorere uburiri bwawe witahire ntago riza. Sinzi ko mumviye imvugo. Amen. Nimba Imana yaratuye jewe imbabazi kuriye, nimba yarazatuye kuri wowe, ibi byose ubona wita ko bikomeye, akazi, ibiki, ingorane, amadeni, Imana ivuga ngo icyo nicyo cyoroshye. Ntabwo yaguha imbabazi inarego gukora n'ibyo bindi. Ariko nababwiye danger hari. Ariko ndetse mukunda mwihangane segonde imwe. Hari ijambo ushaka kubasomera bamenye mu buryo bw'umwuka icyo Imana yavuze kuri societe yo mu gihe cyerezo. Mwete mumenye impamvu muri iyi minsi abantu ntago bihana. Il y a une puissance d'endurcissement iri ku isi. Hariho imbaraga zinangira imitima y'abantu. Uburyarya. Abantu ntago bagikorwaho n'ijambo ry'Imana. Bumva yuko bakwiye kubaho gutyo gusa. Wayibise. Reba kandi wumve ko utari muri bari abantu. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Ibi ni ibihe aya magambo amaze imyaka 2000 yaravuzwe, ariko niyo shusho y'ino munsi. Umva uko ingeso z'abantu bo muri iki ziba zimeze. Bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batari abera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Amen. Amen. Muvandimwe uzajya ugaruka kuri iyi shusho. Ni wisanga uri muri abo. Ntuzamere nka Ahabu. Ukunda ukuri. Kuri kurakiza. Kwishuka birakurimbura. Uzajya ugaruka ijambo kurindi urebe ko bitakurimo. Na ubundi uratakaza igihe cyawe. Nta mugisha. Mvuriza. Biravuga ngo nta mugisha uza mu byaha. Kirazira. Nubona wese nguriya muntu uko muzi ko hari umuntu adasenga Imana, ntago arakunda n'Imana, ko atunze ibi, ko atunze ibi. Wowe urareba ibintu bya bindi Imana yise ibintu peut-être important ariko ntafite essentiel. Ega Imana yivuze guhirwa ntago ibirebera ku mamodoka n'amazu n'ibiki n'imirima n'inka. Ibera ku muntu afite favor yayo. Umuntu afite igikundiro cyayo. Umuntu afite imbabazi zayo. Uwo ni wahiriwe. Ikindi nacyo uzi gute abo bantu bafite ibyo bintu ko basinzira? Wowe bizi gute? Icya kabiri uzi barabikuye he? Icya gatatu uzi nyuma y'urupfu rwabo ikibategereje? Ibyo ntabyuzi. Nuzarebe ngo utangire kurarikira ariko uriya dore afite ibi nibi ntasenga ariko aratunze ibiki?
Dawudi yamaze kuvuga hahirwa umuntu Uwiteka atakibaraho ibyaha, Uwiteka yahaye imbabazi. Ni wahiriwe. Amen. Hanyuma ibindi by'isi nabyo Imana ishatse irabitanga. None Imana yabwiye Salomo ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Imana yari izi ko hari ikintu yayisaba ntikibone. Zaburi ya 50 ngo isi ni yuzuyemo n'ibyanjye. Rero ari amagambo twasomye uzayatekereza. Paulo aravuga ngo biriya byitwa une fausse vie. Hari la vie véritable. Ni tuvuga hano imbabazi za Yesu Kristo. Hanyuma biriya bindi ni ubuzima buri fake. Kuko ushobora kugira gahinda muri ibyo bintu. Abagore bangahe bafite ibintu byinshi cyane n'abagabo babo ariko bagahozwa ku nkeke, bakarira batazi ko buri buke, bakagenda mu mamodoka y'ibicika ariko imitima yawe yarangiritse. Nawe muri mubizi hari igihugu kimwe numvise ngo abagabo bakomeye batakirara mu mago yabo benshi ngo barara mu mamodoka yabo. Icyo gihugu naracyumvise. Batinya gutaha, bataha bwije cyane ntibinjire mu rugo kuko hari intare bategereje. Bahita bafata ibyo modoka yabo binini bagahita barambura intebe bakaryama. Namo mu gitondo bakagenda muri douche bakarangiza bakajya ku kazi, abantu bakibaza ngo bavuye mu rugo naho inzu yabo ni imodoka. C'est ça la réalité. Amahoro nyayo ntabwo aturuka mu bwinshi bw'ibyo umuntu atunze. Amahoro nyayo aturuka ku ijambo Yesu avuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Abavandimwe rero turabashimiye Imana, muhisemo neza. Yesu agira ababwire rya jambo ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Numara kwakira imbabazi z'Imana, biriya bibazo bindi ufite Umwami Yesu arabikemura. Kuko Umwami Yesu ntabwo abeshya. Musubiremo aya magambo, uvuge muti Umwami Yesu. Uvuge nugira isoni, uvuge uti Umwami Yesu, numvise ijambo ryawe, nakwitabye. Ni wowe mukiza, ni wowe utanga imbabazi, kandi iyo utsindishirije umuntu, iyo ubabariye umuntu ntabwo ishobora kumutsindisha imbere yawe. None ndaje n'umunyabyaha, ndasaba ungirire imbabazi nk'uko wazigiriye uyu mugabo yari afite uburema. Mbere y'uko umukiza wabanje kumubabarira ibyaha, nanjye ndasaba ngo umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Unyatureho iryo jambo ryiza watuye kuri uwo mugabo yari afite uburema. Nanjye numva umbwira ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ntahe nta mutwaro w'ibyaha nikoreye, nta rubanza rundiho, unsindishirize mu maraso yawe kuri wa musaraba w'isoni. N'ibyaha byanjye wishizeho, ni intimba zanjye, n'amarira yanjye, ni imitwaro yanjye wishizeho. None ndatuye yuko uhereye none uri umukiza wanjye, uri umwami w'ubugingo bwanjye, kandi ndizera n'umutima wanjye ko Imana yakuzuye mu bapfuye. Urakoze kumpa imbabazi, ibyaha ndabisezeye n'ibisa nabyo. Mpisemo kuba umukiranutsi wawe, kugendera muri wowe, kukumvira, kwiga ijambo ryawe, gukora ibitunganye bibwirijwe n'ijambo ryawe. Inshuti mbi twasangiraga ibyangwa nawe ndazisezeye. Urakoze mwami kumbabarira, ndakijijwe. Wandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo. Undinde ubukristo butari bwo,
umpa agakiza gashitse. Mwuka wera, mu izina rya Yesu, uri impano yanjye, ngwino uture muri njye kugira ngo ubugingo bwanjye bubashe kwera imbuto zo gukiranuka. Mvuye mu rupfu ngeze mu bugingo, ndabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Abakozi b'Imana, turashaka dusenge tubature izo mbabazi, sibyo? Umwami aratura imbabazi kuri mwe binyuze ku bakozi be. Okay. Faut leur imposer les mains. Mwami Yesu, turagushima kuri ubugingo ukijije uyu munsi. Nkuko watuye imbabazi kuri cya kirema, nkuko watuye imbabazi kuri ya mugabo, kuri ya muntu yari afite ubumuga, turatuye imbabazi mu izina ryawe Yesu ku bugingo bwabo. Muvandimwe uri hano, mu izina rya Yesu Kristo, ibyaha byawe urababariwe. Mu izina rya Yesu, ibyaha byawe birahanaguwe. Mu izina rya Yesu, uratsindishirijwe. Mu izina rya Yesu, izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo nonaha. Mu izina rya Yesu, ubaye umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu, n'ibindi byose ukeneye Imana izi ko ari by'ingenzi urabihawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ikiruta byose, uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo, kandi ntabwo uzashyirwa witeka. Amen. Rero mukurikira abakozi b'Imana barabaha impanuro runaka kuri intambwe muteye ihambaye. Ntabwo mwashimira Imana? Shima Imana, shima Imana, shima Imana. Icyubahiro ni cya Yesu Kristo, icyubahiro ni cy'Umwami. Haleluya, haleluya, amen. None rero bavandimwe, mbere yo kubaha umugisha kugira ngo dutahe, nashaka kubinginga kubw'imbabazi z'Umwami Yesu. Rwose uzabe mu itorero ry'Imana uzi neza udashidikanya ko imbabazi z'Umwami Yesu zikoreho. Ntuzigere uba mu itorero ry'Imana ufite ubuzima bunyuranye n'icyatumye Yesu aza gupfa ku musaraba. Ukwiye kuba uraho, waba uryamye, waba ukanuye, waba ugenda, umutima wawe uzi neza ko ibyaha byawe wabibabariwe. Cyo nicyo kintu cy'ingenzi. Ndiyo jambo narangirizaho. Amen. Duhaguruke. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Duhana umugisha w'Imana.